akababaje nigeze kujya kurepeta ndagwa. Oya se. Ubwo kugwa abana noneho ngiye kujya kurepeta biba bishyushye n'abana babashakiye imikenyero ibakwiriye, usanga ari abakuru bakenyeye, ari abana bakenyeye, mbese nyine ubona bishimishije byataye. Ijya muri studio bwa mbere ntago baraye basinziriye. Oya se. Ntago baraye basinziriye, noneho baranabitangaje ku itorero bati tuzajya muri studio. Itorero ryose rirabimenye, itorero ryose ribizi ko abantu bazajya muri studio. Ntago bigeze basinzira, bagiye ijoro bajya i Kigali bajya muri studio. Bavuye mu Ruhango nka 10 na zingaye bazikubita mu firirizo barataha. Ni amateka. Ahantu nagiye urugendo rukanshimisha n'ahantu duheruka kujya. Yego. Igisenyi. N'ubu ndabitekereza. Ahantu iminsi yose twagiye. Yego. Barumva ahantu hanshimishije ari ku Gisenyi. Bananjye Yesu ndagukeneye, umutima wanjye urakwifuza cyane Yesu. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Enilod TV. Uyu munsi twongeye kugaruka nyuma y'igihe kirekire tutabonana, nyuma y'igihe kirekire ntabaye ibiganiro. Ngarutse kubaha ibiganiro byiza, ndetse ibiganiro bifite umumaro, bifite icyo bizatumarira twese, yaba mwebwe mukurikira Enilod ndetse natwe tuba twabakoreye ibi biganiro. Nizera ko ari ibiganiro bizaba bifite inyungu kuri buri umwe. Umugambi ni wa wundi, ntago wigeze uhinduka. Umugambi dufite n'umwe, ni uwo gufatanya no guterana imbaraga kugira ngo turusheho kugarura abantu kuri Kristo, kuko twese niyo ntego tuba twifuza. Uyu munsi rero ndi kumwe n'abatumirwa, abantu benshi, bamwe na bamwe bari kubareba kuri kamera murabona mubazi, ariko ndagira ngo batangire bibwira abakurikiye Enilod TV muri rusange. Reka duhere hano. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Ishimwe Elina, nkaba ndi umwe mu baririmbyi baririmba muri Choral kugana Yesu sengeri Gahogo, ikindi nkaba ndi singa. Akantu ko kuvuga ko uri singo n'ubundi urumva. Ego nakuri Marie, wari ukwiye kubyongeramo. Ego reka tujye no kuri uwo ukwegereye, nzagashyiramo. Bande bambaza se Bakwibarize ngo umukobwa ni singo, nzabishyiramo. Yego. Murakoze. Nitwa Mukanzayirambo Souzan, nanjye nkaba ndirimba muri Choral kugana Yesu. Nkaba nishimiye kubana namwe hano kuri Enilod TV. Urakoze cyane Souzan na Elina, twishimiye kubakira, by'umwihariko muri mu batumirwa ba mbere tugize nyuma y'imyaka itari munsi y'3 twari tumaze tudakora ibiganiro. Ni iby'igiciro rwose kuba ari mwebwe ba mbere duhereyeho tuganira. Hari impamvu nyinshi zatumye ari mwe mpitamo ko ari mwe twatangirana gusubukura umurimo nari naratangiye kubw'impamvu runaka. Wari warabaye nk'uhagazeho gato, ariko ndagira ngo ntarajya kure, Elina atubwire uririmba ijwi rya kangahe muri Choral kugana Yesu? Murakoze. Muri Choral kugana Yesu ndimba ijwi rya mbere rya soprano. Yego. Souzan nawe uririmba? Nanjye ndirimba soprano. Yego. Abantu benshi baranakuzi wowe, ntekereza ko bakuzi cyane kurusha Elina, ariko tutarajya kure ndagira ngo mumfashe tutangire muturirimbireho gatoya, kuko twumve ko ari babaririmbyi bo muri Choral kugana Yesu turi kumwe hano kuri Enilod. Muturirimbira akaririmbo gatoya, ubundi tujye twakomeza ikiganiro. Bana nanjye mu bihe byose, nujye kure mwami mukiza
mukiza wanjye, hafi yawe mu maboko y'iteka, niho nshaka ubwishingizi bw'iyi si ruhije. Bana nanjye Yesu ndagukeneye, umutima wanjye urakwifuza cyane Yesu. Nigera mu bihe byo kunsubiza inyuma, ujya undwanirira urugamba njye mbasha kunesha umwanzi. Bana nanjye Yesu ndagukeneye, umutima wanjye urakwifuza cyane Yesu. Nigera mu bihe byo kunsubiza inyuma, ujya undwanirira urugamba njye mbasha kunesha umwanzi. Murakoze cyane, murakoze rwose kubw'iyo ndirimbo nziza muturirimbiye. Imana ibahe umugisha. Tutarajya kure rero, ndifuza kumenya ese Elina, ndashaka kutubwira igihe waziye muri korali kugana Yesu. Mbese wabaye umuririmbyi wa kugana Yesu ryari? Murakoze. Nabaye umuririmbyi wa kugana Yesu mu mwaka wa 2022. 2022. Yego. Ese wari usanzwe utuye i Muhanga, ko tuzi ko ariho korali kugana Yesu ibarizwa, cyangwa se wari usanzwe uri umwizera w'itorero rya Gahogo mbere yuko uza muri kugana Yesu? Nuvuga ngo ndashaka kutubwira igitekerezo cyo kuza muri kugana Yesu cyavuye, uburyo wisanze muri kugana Yesu. Tubwire muri make ukuntu byatangiye, niba waratangiranye nayo. Ntago turamenya igihe kugana Yesu yatangiriye. Ubu noneho abantu bari kudukurikira ntago bazi igihe korali yatangiriye. Noneho nkawe ndashaka kutubwira muri make uburyo wisanze muri korali kugana Yesu. Murakoze. Ntabwo natangiranye na kugana Yesu, kuko ngiye nyine urabyumva, naje muri kugana Yesu muri 2022. Yego. Rero mbere yuko nza muri kugana Yesu, no muri Muhanga nta nubwo ariho navukiye. Wavukiye hehe? Niba atari ako nta nibanga ririmo wabitubwira. Mbari sana. Mbari ni hehe ubwo? N'ahantu hakure. Ngiye navukiye mu karere ka Rusizi, naho nakuriye. Muhanga rero nayijemo mu buryo bwo gushaka imibereho. Yego. Nyuma nza kumenya korali kugana Yesu muri 2022 nyine nibwo nayigizemo. Nabwo wayimenye? Wari usanzwe? Nari nsanzwe nyizi. Yego. Ariko muri 2022 nibwo nageze muri kugana Yesu. Souzan, wowe watangiye kwitwa umuririmbyi wa korali kugana Yesu gihe ki? Mu kwezi kwa gatandatu 2021. 2021. Mbere utararemba muri kugana Yesu nta yindi korali wabarizwagamo? Yego, nayibarizwagamo. Yitwa ngo iki? Mbere ya kugana nawe ndabikubaze. Mbere ya kugana Yesu nabarizwaga muri korali ab'ijuru ya Kimihurura. Mbere ya korali ab'ijuru nabarizwaga muri korali inshuti z'Imana yo mu Ruhango. Yego. Ubwo mu Ruhango ni naho mu rugo? Yego, naho mu rugo. Yego. Hanyuma se 2021 ugize utya utangiye kuririmba muri korali kugana Yesu. Nawe ndifuza ko watubwira urugendo rwawe kuva muri korali ab'ijuru ukaza muri korali kugana Yesu, byagenze bite? Murakoze. Korali kugana Yesu nk'ibisanzwe nari nsanzwe nyizi. Yego. Kuko itangira ngewe nari nyizi. Igitangira niho nayimenye. Wayimenye igitangira? Yego, 2015. Yego. Kuko umuvandimwe wanjye Mado yari amaze kuza i Muhanga, kuba i Muhanga kuko niho yari ashatse. Yego. Ahita anajyamo. We yasanze bari gutangira, ahita yijyamo igitangira. Abatamuzi uriya Mado nawe tuzamubazanira umunsi umwe bitari kera. Mado ni umuririmbyi wa kugana Yesu. Yego, dukomeze. Ubwo rero urumva naho nabamenyeye. Yego.
ubu najyaga nza kumusura rimwe ndibuka ko naje kumusura arambwira ngo hari korale nagiyemo tujyane kurepeta numva nk'umuntu twaririmbanaga nyine mu ruhango iwacu aje nyine i Muhanga yahise ashaka korale ajyamo ahitamo kugana Yesu ubwo rero arambwira ati tujyane kurepeta cyakoze bari bakiri bake cyane ndabyibuka icyo gihe nagiye muri repetition yabo bari bakiri bake cyane pe ubona nyine bakiri kwiyubaka bari gutangira kwiyubaka ubwo rero nari mbazi bivuze ngo kuba nari mbazi harimo n'umuvandimwe byaroroshye cyane kugira ngo nyizemo kugira ngo nyisangemo rero nanjye igihe cyo gushinga urugo cyarageze noneho ndushingira i Muhanga ndava umutware wawe nawe no Muhanga oya agari Muhanga ubwo nuko byabaye ngombwa ko niho yabaga icyo gihe oya naga niho yabaga tubwire rero dusobanurire ariko byabaye ngombwa ko twisanga turi kuba i Muhanga niho mwahisemo yego niho twahisemo kuba i Muhanga ubwo rero mu kuhahitamo bita biba amahire mpitamo no kuririmba muri korale kugana Yesu nuko nisanze muri korale kugana Yesu hanyuma se ngiye kukubaza ikibazo kitagoye cyane nubwo wenda kigoyemo gakeya ugereranyije ibihe byawe korali burya inshuro nyinshi twisanga mu makorali ugasanga korali bari umuryango noneho ndashaka utubwire ibihe byawe ukiririmba muri korali abijuru icyo gihe ubwo wari umukobwa niba nakurikiye neza hanyuma n'ibihe uri kugira ubu ngubu uri muri korali kugana Yesu ibyo bihe wabihuza gute cyangwa se wabigereranya gute uko nabigereranya urumva ni ibihe bitandukanye ibihe byo muri korali abijuru ni ibihe by'ubukobwa nari ndi mu gihe ndi umukobwa rero urumva bitandukanye n'ibihe nagirira muri kugana Yesu ndi umubyeyi ndi umuntu ufite urugo ni ibintu nyine biba bitandukanye iyo umuntu ari umukobwa bataranakura wenda hari ukuntu yitwara kwa bya gikobwa ariko nanone iyo wubatse urugo hari yindi step uba wagezeho rero hari ukuntu uba ubayeho uri umukobwa ariko hari n'ukuntu uba ubayeho uri umumama rero nkeka ko bitandukanye cyane kandi burya n'imiryango iratandukanye n'amakorali aratandukanye bivuze ko ntago unavuga ngo ni bimwe kuko korali ziratandukanye abijuru bafite uko babayeho na korali kugana Yesu ifite uko ibayeho gusa hose byari ibihe byiza ariko korali kugana Yesu yo bihebuje ibindi yego reka tubaze Elina hari ikibazo urabanza ukansubiza warumbye ati ko nta kikubajije wowe utaraza muri korali kugana Yesu mbere y'uko uba umuririmbyi wa kugana Yesu waririmbaga muri iyo korali murakoze nanjye ntaraza muri korali kugana Yesu hari korali y'iwacu Rusizi naririmbagamo yitwa Nageze yego niyo base yanjye niho namenyeye kuririmba ubundi naje muri kugana Yesu nari nsanzwe ndirimba muri iyo korali yitwa Nageze Nageze ni korali y'Urusizi waririmbyemo ndifuza ko uturirimbira ku karirimbo gatoya waba wibuka kakujemo aka kanya wibuka ko muri iyo korali uvuga ukumva iyo ndirimbo ukavuga ati nkumbuye kuririmbana nabo iyi ndirimbo abantu bo muri korali Nageze y'Urusizi nubwo utatubwiye itorero iryo ari ryo neza nabo bumve ko tubasuhuje turirimbira akaririmbo kamwe mwaririmbaga muri iyo korali benshi bibwira ku isi ikennye abandi bibwira ku isi ikize mbese n'iki bagenzi twakwibwira imibereho yacu yose twayerekeje ku Mukiza ntacyo dufite cyagaragara ku Mwami ni Alufa umuremyi umuyobozi w'amahanga niwe Yesu niwe byose aratuzi neza uko turi niwe mukire niwe
yesu aratuzirikana. Wow, imibereho indirimbo ni nziza cyane rwose, abantu banayikurikire. Iri kuri YouTube? iri kuri YouTube ya Choral Verges. Yego, ubwo abakurikiye ni road mwareba Choral Verges mugakurikira indirimbo zabo, ndumva rwose mufite indirimbo nziza. Noneho Elina, ndashaka kubaza utubwire, ese ubuzima bwo kuba umukristo, bwo kwitwa umukristo uri umukobwa, ibyo ibihe byo kuba uri umukristo kandi uri umukobwa muri iyi minsi turimo ubibona uti? Mbese nyine uduhe ukuntu uba wiyumva kuba witwa umukristo muri iyi si turimo y'iki gihe, iki kinyejana turimo. Noneho iyo urebye iterambere ririho, ibintu biba biri hanze ahangaha, noneho ukaba uri mu itorero witwa umukristo, by'umwihariko uri n'umuririmbyi, ibyo bihe ubifata gute cyangwa se ubihuza ute n'imibereho abandi bantu baba babayeho? Murakoze. Ubuzima bwo kwitwa umukristo cyangwa se kuba uri umukristo ukiri umukobwa ni ikintu gikomeye cyane. Ngira ngo nk'umuntu wahisemo kuba umukristo ukiri umukobwa ni urukuta rukomeye cyane, kuko ibishuko biriho ni byinshi pe. Yego, birahari. Ni ukuvuga ngo iyo uri umukobwa ukabifatikanya no gusenga, yego, bigufasha kwirinda bya bishuko. Ngira ngo murabizi, abantu bose mwaciye muri age zitandukanye, umwana, ubwangavu, ubugimbi, ukaba ugeze igihe noneho ushobora kuba umuntu yakureba akavuga ati uriya muntu namugira inshuti, yazambera umugore. Kugira ngo ugere aho hantu ni ikintu gikomeye cyane. Rero iyo ubifatikanyije no gusenga bikuzanira amahirwe. Rero nkanjye kuba ndirimba biramfasha, kuko akenshi muvoma mba ndimo ni muvoma yerekeye gospel cyangwa se iyobokamana. Ntabwo mvuze ko n'ibindi ntabijyamo, n'izindi muvoma ntazijyamo, ariko ahanini cyane ahantu nkura ibyishimo ni muri gospel. Yego, no nkura ibyishimo, nari nacyo gituma nyine aba ari nkaho bwa burinzi tuba tuvuga. Muri gospel niho nkura ibyishimo byanjye. Rero ku mwana w'umukobwa icyo nabatangariza uyu munsi, iyo uriho usenga, yego, uri mu ruhande rw'Imana, bikongerera imbaraga zo kwirinda bya bishuko. Nicyo cyiza rwose cyo kuba umukristo, kuba mu ruhande rw'Imana biguha imbaraga zo kwirinda bya bishuko. Icyo ni ikintu cyiza rwose twakifuriza n'abandi bakobwa bose cyangwa se abasore bose bari kudutega amatwi cyangwa se bari kutureba kuri uyu munsi wa none. Burya nta kintu cyiza nko kuba mu Mana, nta kintu cyiza nko gusenga. Biba ari byiza cyane kubona umwana w'umukobwa cyangwa se ukabona umusore atari muri bya bindi twirirwa tubona hirya no hino, ahubwo ubuzima bwe yabweguriye Kristo, cyangwa se ukabona igihe cyose ari mu bintu by'Imana. Ni ikintu twakifuriza abasore bose bari kutureba cyangwa se bari kutwumva. Reka nanone ngaruke kuri Souzan mubaze akabazo gatoya k'amatsiko. Ese ndashaka kutubwira mu buzima bw'ubwana bwawe ni ikihe kintu wakundaga gukora ukiri mutoya? Nakundaga gukora gute? Ikintu wiyumvaga, yego, bya bindi umuntu avuga ngo umwana wanjye mubonamo iki ngiki, cyangwa se nawe ukaba bati uko byagenda kose ni uyu mwana nakura azakora ibi ngibi, bitewe n'ukuntu witwaraga icyo gihe. Ni ikihe kintu wakundaga gukora ku buryo umuntu uwo ari wese yakikubonamo, yakikubonagamo? Ubwo ari ikindi kitari ukuririmbara, kari byo bintu nzina nashishikariraga cyane. Yego, nibyo bintu nzina. Buri kintu cyose kigendanye no kuririmba nakibonekagamo. Haba muri jiya pfa kuba ndi buririmbe tu najyaga mu kubera kuririmba. Yego, mbese buri gikorwa cyose kizabonekamo ngo
bazaririmba mu gihande rwose. yego Noneho iwacu hari n'ukuntu nyine umuntu uza kuno igihande gikora yego n'abana bato, umva umuryango wose bakajya gutegura gahunda yo mu gihande. yego kuno bavuga ngo ubutabazi ku isabato ya mbere, bakavuga ngo igihande iki n'iki Nicyo kizadukorera kizakora ubutabazi. yego. Biba bishyushye, n'abana babashakiye imikenyero ibakwiriye, usanga ari abakuru bakenyeye, ari abana bakenyeye, mbese nyine ubona bishimishije byatari. N'ubwo buzima rero numva nicyo kintu numva nashishikariraga aho bavuga hose ngo turi buririmbe. Kandi n'ubu buriya muri jiya sinabonekamo, muri mifemu ibindi ntiwabimbaza, ariko bansabye ngo tuzaririmba, mpita niruka rwose nkavuga kuririmba byose nabigotwa. noneho hari ukuntu kera tukiri abana wajya kubona ukabona numva ngo ndumva nawe wakuriye mu bintu by'itorero cyane. Noneho ndashaka umbwire nk'akantu kaba karakubayeho, yaba muri jiya, yaba mu bindi bintu, muri activite zose z'itorero zisanzwe, ukavuga uti uko biri kose kano kantu buri gihe iyo nkibutse ndicara hasi nkaseka, cyangwa akantu kakubayeho gasekeje muri ibyo bintu. Agasekeje subu harakora agasekeje ko nako yego, gusa akababaje nigeze kujya kurepeta ndagwa. oyaze ubwo kugwa turabana. Noneho ngiye kujya kurepeta, ninjye wagiraga ikayi twandikamo indirimbo. yego turi abana nyine tugiye muri jiya, ngira ikayi twandikamo indirimbo. kandi koko kera bazandikaga mu ikayi zose. Ngiye ngeze mu nzira mpita nibuka ko iyo kayi ntayizanye. Nari ndi kumwe n'abandi bana, nsubira inyuma niruka ngo ngende nyizane batansiga. Nageze mu marembo mpita nsitara ngwa mu marembo, sinjya byibagirwa. wabashije gusubirayo se? wabashije gusubirayo byibuze ujya kurepeta? Nagiyeyo. ugenda ucumbagira. Ikindi cyambayeho wenda cyanshimishije, njye na Mado twigeze kuririmba. Twari dufite umupasiteri, mana wenda nibagiwe izina rye, yari umupasiteri w'umupapa mwiza cyane, yayoboraga intara ya Gitisi. yego twari dufite umupasiteri turaririmba. Noneho icyo gihe nari nkiga primaire, turaririmba. Arangije ku isabato yakurikiyeho yatuzaniye impano ngo twaramushimishije. Yatuzaniye impano, twari tugiye gutangira ishuri, ahita atugurira amakayi, nyine ibikoresho by'ishuri arabitugurira. Umupasiteri rwose, Imana nuko nibagiye izina rye, ariko yaradushimishije nawe. hari utuntu nyine umuntu yibuka agahita avuga ati byibuza kano kantu nkiri umwana kabaye kari sawa pe. yego hari rero abantu ibintu byinshi abantu baba bibaza bitandukanye, ari nayo mpamvu nifuje kuganira namwe muri babiri, muri abaririmbyi muri babiri, noneho by'umwihariko muririmba muri korali imwe. Ndifuza ko mumara amatsiko abantu bakurikiye Enirod TV. Hari ukuntu ukabona korali z'iyi minsi habaho, nuvuga ngo korali ziba zifite activite nyinshi bitandukanye na za korali twakuriyemo zo mu cyaro. Kuko buriya korali yo mu cyaro, abantu korali yari yo kuririmba ku isabato, cyangwa se muri gahunda runaka. Umva korali yaba yatumiwe akaba ari ibintu by'igitangaza pe. Uyu munsi wa none rero usanga korali ishobora kumara hafi amezi 2 itaranasengera ku itorero ribarizwamo. Ndabeshye? Ibyo bintu se ntibijya bibabaho muri korali kugana Yesu? Ndashaka rero mutubwire, ese mubihuza gute? Muhuza gute izo ngendo mukora za kenshi zihoraho, ingendo za korali, cyane cyane ko ziba ku isabato, ku munsi w'isabato, muzihuza gute n'ubuzima bwanyu busanzwe? Yego murakoze. Yego watangira utubwira ntacyo. Njye ubanza. Nk'uko biri koko, uko byari biri kera ntabwo ariko bimeze ubu. Yego kuko kera ndabyibuka hari korali, yitwaga Wifuza. Wifuza yari korali y'abana batoya, ariko yari korali y'abakuru. Noneho
hari korali twari dufite iwacu y'abagabo ijya muri studio bwa mbere ntago baraye basinziriye ntago baraye basinziriye noneho baranabitangaje ku itorero bati tuzajya muri studio itorero ryose rirabimenye itorero ryose ribizi ko abantu bazajya muri studio ntago bigeze basinzira bagiye ijoro bajya i Kigali bajya muri studio bavuye mu ruhango nka 10 na zingaye bazikubita mu firirizo barataha urumva rero icyo gihe ukuntu byari bimeze nyine nirwo rwego byari biriho nirwo rwego byari biriho ariko uko iminsi yagiye niba igihugu giteye imbere niba igihugu giteye imbere ntago bamwe bavuga ngo barasigara mu iterambere niba igihugu giteye imbere buri muntu uwo ari we wese umuntu wese aba agomba gutera imbere mu buryo bugaragara n'ibindi bintu byose biba bigomba kugira aho biva bikagera n'aho bigera kuko turi mu gihugu kiri gutera imbere rero nk'uko n'itorero ryateye imbere n'amakorali yateye imbere niko byagiye bizamura umurimo ujya ku ma social media noneho abantu bakamenya ngo burya igahogo haba korali burya mu ruhango haba korali urabona kiragiye nta byari biriho nta n'umuntu wari kumenya ngo iwacu mu ruhango haba korali nta wari twamenyaga amakorali nyine yandi yagiye muri studio tukimenyera za ambassadors tukimenyera abakurikiye Yesu mbese izo korali zakoze kera noneho ubwo aho umurimo ugeze ubu rero buri muntu wese asigaye areba kuri telefone ye akabona korali akavuga atana hari korali kandi numvise iririmba neza wayitumira noneho uhita wisanga rero niba umuntu w'Ikayonza yakubonye akumva arakwishimira agashaka kugutumira no mu ruhanga ariyo ni Nyanza hari yundi no ku Kibuye hari yundi ugasanga noneho ubutumire bubaye bwinshi waruvuze uti uko tubihuza n'ubuzima busanzwe uyu murimo ni umurimo tuba twaragiyemo tubikunda kandi tubishaka tukagira n'amahirwe yo kugira abantu tubana nabo babikunda nabo banadushyigikira buriya byaba ari ikibazo uramutse ukora uyu murimo w'uburirimbyi ufite umuntu mubana utawugushyigikiyemo niho bikugora cyane ariko nkeka ko uko njya mbibona kenshi umuntu uri muri korali uko biri kose Imana irabikora sinzi ukuntu ibigenza ariko irabikora bagahuza abantu bagahuza ukabona ntago nyine biri kubangamira umuntu mubana cyangwa se abantu mubana muri rusange ako nari kukakubazaho n'ubundi nkawe bwite niba izo ngendo cyangwa se izo ngendo mukora muri korali ntaho zishobora kubangamira umuryango wawe bwite ngo kuko tuzi yuko abantu kuri ubu dusigaye tubyuka twirukanka iminsi yose ni akazi none ugasanga wa munsi ya wikendi wakakwiye gusangira n'umuryango habayeho ingendo ya korali habayeho urugendo ejo muragiye iyindi wikendi muragiye ibyo bintu ntabwo bishobora kubangama ku rundi ruhande sinzi niba hari uwo wenda bijya bibangamira ufite umuntu bijya bibangamira ariko ku rwanjye ruhande ntago birambangamira kuko umuntu wanjye nyine yamenye umuntu wanjye yamenye n'ubundi ndirimba ubwo rero mbese n'ubundi yarabyakiriye kandi nawe arabikunda ni ibintu aba adushyigikiyemo cyane umuntu rero ufite umuntu we umushyigikira mujye mwibuka kubashimira nyamuna buriya byanze yabyuka akakubwira ati burya ntaho uri buke ariko ni ukujya tubashimira barigomwa mu mwanya baba babonye nabo wo kubana n'umuryango bakaturekura tukajya kuvuga ubutumwa icyo ni ikintu kinakomeye cyane ku mugani wawe tuba dukwiriye gushimira umuntu wese cyangwa se umugabo wese waba afite umudamu we w'umuririmbyi cyangwa se umudamu waba ufite umugabo w'umuririmbyi uyu munsi wa none akaba amubura kubera korali muri wikendi abo bantu akemera kumurekura akemera kumuha ubwo bwisanzure akamubwira ati ngaho genda uririmbe abo bantu rwose Imana ijya ibaha umugisha burya mujye mumenya ko muba mudakorera ubusa
hari abantu benshi hari ushobora no kutakureka cyangwa se ukagira ibyago ukamugira nk'uwo nguwo none ukamubura atari no mu bintu bifite umumaro nk'ibyo ngibyo birashoboka ukanamubura utavuga ngo yagiye yego ngo yagiye ngo muri korali ngo yagiye kubwiriza ubutumwa hari ibindi bintu yagiyemo yego ku bantu rero ubwo niko twari dukomojeho tuvuga ku bantu bafite amahirwe yo kuba bafite abafasha babo cyangwa se abatware babo babashyigikira mu murimo w'Imana. Imana ijya ibaha umugisha kandi namwe mujye mwibuka no gushimira kuko aba ari igikorwa gikomeye cyane n'ubwitange bukomeye. Noneho no kuri Elina nawe tubwire se izi ngendo za korali za buri munsi ntaho ntizagira aho zikubangamira mu mibereho yawe, cyane ko uyu munsi wa none urumva uri umukobwa w'inkumi, ejo n'ejo bundi ukeneye kuzabona umusore ukubwira ati ndashaka ko tugira aho tugera tukubaka umuryango natwe. Birashoboka ko uwo muntu waba unamufite simbizi, ariko se uratubwire se izi ngendo za korali nta hantu wowe zijya zikubangamiraho? Urakoze. Cyeka iyo habayeho intege nkeya, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo wakoreye Imana ntabwo azikorera amaboko. Iryo ni isomo rijya rimfasha rikantera imbaraga ku buryo niyo haba habonetsemo kugira intege nke ngiraho mbwira nti ndumva nagize intege nkeya, akamfasha akantera umwete, bikamfasha muri za ngendo tugira ingendo nyinshi pe, tugira ingendo nyinshi, ariko kubera ko mbikunda ndabikunda pe, niyo bagiye ndwaye barumva mfite agahinda ariko nta nubwo bijya bimbaho, nkarwana nkanywa imiti ariko nkagenda. Rero iyo burya ikintu gikunda nagucika intege, uba wumva uko byamera kose ngomba kugenda. None se ubwo mpere kuri wowe tubwire nk'urugendo rumwe nk'ahantu mwaba mwaragiye kuririmba, umva aho hantu ukaba wicara n'uyu munsi ukavuga ati hano hantu kujyayo byaranejeje, ukicara ukumva ukavuga ati n'ubu ngubu nongeye kubona ubutumire bw'aho hantu nasubirayo. Yego banza aho hantu muri buhahuze. Mutubwire tubwire rimwe n'amateka. Ahantu nagiye urugendo rukanshimisha n'ahantu duheruka kujya Igisenyi. N'ubu ndabitekereza ahantu iminsi yose twagiye barumva ahantu hashimishije ariko Gisenyi. Ubwo sawa ubwo wenda niba ari ubwa mbere nari ngiyeyo, ariko n'abandi ntekereza ko byabashimishije kubera ko wari ugiye mwari mugiye kuririmba ari ubwa mbere ugiyeyo cyangwa nuko ariho wari ufitiye amatsiko? Ni ubwa mbere nari mpagiye, yego, akarusho binaba byiza. Ubwo icyabaye cyiza ni iki? Ni uburyo babakiriye, ni byinshi, bararirimbye bigenda neza. Icyabaye cyiza ni iki? Nyine tumara amatsiko nawe tubwire. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari uko tutari dusanzwe turirimba, twari dusanzwe tugenda tukaririmba bikagenda neza tukanataha ari byiza, ariko noneho impamvu nkubwira ngo ku Gisenyi hambereye heza, twaragiye turaririmba tumaze kuririmba twagiye ku isabato mu gitondo, turagenda dukora umurimo bisanzwe, turaririmba turaruhuka nimugoroba, bukeye mu gitondo tujya gutembera. Ibyo bintu byaranshimishije kuva najya muri korali kugana Yesu. Ni ubwa mbere dufashe umwanya wo gutembera. Reka da pe, nanjye ubwanjye sindafata umwanya wo gutembera, ari wowe ubwawe ku giti cyawe, ari njye ubyibwirije ntubu ntigiye runaka ngiye gutembera, ntago birambaho. Uwo ni wo wari umbereye umunsi wa mbere ngiye gutembera. Yarabizi iwacu ni kure. Bwari ubwa mbere mvuze ngo turatembereye. Niyo mpamvu byashimishije. Nawe urumva nicyo kintu cyagushimishije cyane. Souzan, nawe tubwira ahantu haba haragushimishije hambere, mbere yuko tugera noneho ahantu mwagiye ukavayo wumva ego.
buriya sugira ngo ntituri buhahuze. yego Turi buhahuze Rubavu kuko ndumva muri abantu uteretse umuntu badasanzwe hano wagiye Gisenyi ukamubaza ati mbwira muri soruti zose mwakoze yego soruti yakunejeje yakubwira ko ari soruti y'Igisenyi. Nyine twarishimye pe. Nyuma yo kuririmba twarishimye dushimira abantu b'Igisenyi, mwatwakiriye neza neza, no kuri Imana ibaha umugisha. Mwabanye natwe mu rugendo kuva tukihagera kugera dutashye, mwatwitayeho, tubasabiye umugisha, twaranyuzwe pe. amen. Ubwo rero ni rwo rugendo nanjye rwanshimishije, nagizemo ibyishimo byinshi, yego ariko ahandi ho sinzi ko navuga ngo byagenze uko ngo uruhe rugendo urundi rwanshimishije, ariko ndumva ari aho. ni Igisenyi gusa. Ahandi ho ushobora kuvuga ngo aho twaririmbye neza nyine ntago ari kenshi byanga ngo byanze, ntago nyine wapfa kuvuga ngo ibyo ni ibintu bishobora kubaho, abantu baririmba barabizi bitewe n'impamvu zitandukanye. Niyo mpamvu icyo tari ikintu umuntu arekonesa akavuga ngo kino kintu ngo cyagenze gutya na gutya. Yego wagendera rero kuvuga ngo byagenze neza, ngo mwarishimye kubera ko mwaririmbye neza. Hari ibindi byishimo twagize muri icyo gihe twari turi Gisenyi, bitewe n'abo twari turi kumwe n'ibihe twahagiriye. Niyo mpamvu tuvuga ko soruti y'Igisenyi ariyo yari nziza, yari nziza cyane. Babyumve, mwongere mudutumire mwongere mudutumire bantu b'i Rubavu, mwongere mudutumire. mu kameramani wanjye hano amereye nabi, ngo ni ikihe kintu gishimisha umuririmbyi? bazumva ngo waye mikoro ubundi ukakibariza. Ikintu gishimisha umuririmbyi cya mbere ni ukuba yaririmbye neza. Yego nicyo cya mbere pe. Burya muzanabibona n'amakorali menshi iyo bari stage bikanga, abaririmbyi ubona agahinda kabisha, ubona na morale yashize, nyine ukabona ntuzi ukuntu babaye. Noneho iyo bigeze iwacu, ewe gawe agahinda karatwica. unyibukije story y'umuntu yatubwiye abantu bagiye kuririmba bikanga, bagera imbere bakongera kubahamagara bakanga guhaguruka. Ikintu rero gishimisha umuririmbyi cya mbere ni ukuba yaririmbye bikagenda neza, akumva nyine yaririmbye neza, noneho nabo yaririmbiye akabona babyakiriye neza. Yego uzi kuririmba ukabona abantu uri kuririmbira ntawe ubuje ukabona nta nubwo bazi ko muri kuririmba. yewe birababaza kibesa ndi kuririmba, hari audience nta ambiance ku mugani ndi kuririmba. Rero na morale y'abizera ishimisha umuririmbyi cyane, kubona abizera bishimiye ibintu ari kuririmba bishimisha umuririmbyi. Hanyuma se reka iki kibazo nkibaze Elina, ndashaka ko utubwira wowe Elina, kuva igihe wagereye muri korali kugana Yesu. Iki kibazo umbabarira ukinsubize neza kandi nta wihangana ukinsubize nyine. Kuva igihe wagereye muri korali kugana Yesu, ni ibihe bihe mwigeze mugira muri korali? Ubu bitekerezeho neza, untege amatwi. Ibihe mwigeze mugira muri korali ku buryo ushobora kwicara kuvuga ati nkawe Elina, ukavuga ati ibi bihe twaciyemo iki gihe iki n'iki, ibi bihe nibyo bihe nakunze nyine, nkicara mvana sinicuza kuba naraje muri korali kugana Yesu. Donc ibihe mwigeze mugira muri korali kugana Yesu, waba wicara uyu munsi ugatekereza ati kino kintu kuba cyarabaye ndi muri korali ntago nicuza kuba narayijemo. Murakoze. Ibihe tugira muri korali byiza ni byinshi. Hari ukugira ibihe by'amasengesho, hari ugusura abantu, ni byinshi tugira muri korali. Yego ndashaka cya kintu, ariko ikintu cyashimishije ni kimwe, ni ikintu cyitwa kakawete. Yego n'ubwa mbere yego kakawete n'ubwa mbere kakawete ngewe kuva nabaho, kandi ibintu ndi kukubwira ubifate nkaho biri seriye. Yego
ntabwo nari nigera nkina kakawete kuva naba. ni ubwa mbere wayikinnye? Ni ubwa mbere nayikinnye ngeze muri kugana Yesu kuva nava Rusizi. Yego. Ni ubwa mbere nari nkinnye kakawete. Nyine twarabipangaga tukiga ku ishuri bigapfa. Yego. Ariko ngize amahirwe turabikina muri kugana Yesu. Mve numva ndabikunze. Byari ibirori bikomeye cyane na telefone yanjye yarahamenekeye bikomeye. Icyo nicyo kintu kizatuma ntibagirwa ibyo byishimo. Kuba telefone yaramenetse. Twarishimye turaririmba sinamenya n'ahantu iri ngiye kumva hari ukuntu abantu bishima cyane ntihabure ibintu byangirika. Urabizi ibyishimo birenze uko biri kose ntabwo bisiga ubusa. Ntabwo byasiga ubusa n'ubundi. Ubundi kikwereka ko abantu bishimye cyane hari ikintu gishobora kimwe kuvamo cyangise cyangwa bibiri cyangwa bitatu. Yego. Ariko kakawete yari umuriro. Kakawete wawe ni Elina? Afite abakakawete ubu niyo mpamvu wasaga niyo mpamvu yishimye ahubwo. abakakawete banjye ni aba diaspora bose. Ari wowe tomboye n'uwagutomboye? Ntusanzwe ni ukuvuga ngo twebwe muri korali twebwe muri korali iyo tuvuze ngo abantu ni aba diaspora ni abantu badakunze kuboneka muri korali. Yego. Asanga rimwe mu mwaka kubera impamvu zitandukanye. Yego. Bakakawete banjye bombi n'aba diaspora. Umwe ni umudogiteri aza gake gashoboka kubera impamvu z'akazi. Yego. Undi nawe aheruka kubyara urumva aracyari mu kiruhuko. Kubabona ntabwo byoroshye niyo mpamvu mvuga ngo n'aba diaspora. Wow. Ubwo noneho urumva ndi gusanga bimwe mu bintu binejeje nari kubabaza n'ubundi musa nk'ababihuriyeho nabikunze cyane rwose uburyo nuvanga ikintu cyabaye kiba cyabashimishije mwese niko nabyita. Noneho ndi kugenda ngana ku musozo w'ikiganiro twagiranye cyari gitoya. Buriya nzagisubukura neza ariko ndi kugana ku musozo hari ikintu nifuza ko tuganiraho gatoya nk'abantu b'abakristo, abantu b'abaririmbyi cyane by'umwihariko. Mubona gute iyi gahunda yabayeho yo gufunga insengero? Wowe kamere kuri Souzan tubwire. Murakoze. Gahunda yabayeho yo gufunga insengero yo iteye ubwoba. Iteye ubwoba kuko yaje itunguranye. Yego. Abantu benshi baratungurwa. Niyo mpamvu yari imeze nk'iteye ubwoba. Ariko nanone nubwo byakozwe muri rusange ariko nanone hari aho wabonaga nyine bikabya. Yego. Hari aho wabonaga bikabya umuntu abyuka akishingira itorero akarishinga mu nzu iwe kandi abantu bakayoboka bakajya gutanga amamiliyoni bakatanga amafaranga amatura. Hari n'umubishop nabonye ejo bundi kuri YouTube ngo niba ngo n'umugore we bafashwe ngo bakurikiranwe ngo kurya ngo amafaranga y'umuntu ngo bamubeshya ngo niba bazamusengera ngo akagira ati sinzi uko nabibonye. Rero nubwo byakozwe muri rusange ariko wabonaga nyine hari abantu batangiye kubyinjiriramo bagakabya cyane. Yego. Rero wenda uko ibyo basabwa bazagenda babikora mbona zizagenda zifungurwa gake gake. Ariko nkeka ko impamvu byagize cyane ukabona bisa nkaho bivangavanze abantu nuko byatunguranye. Yego. Nuko byatunguranye ariko ku rwanjye ruhande nkeka ko kwari kugira ngo leta ibanze ishyira ibyo bintu ku murongo. Bijye ku murongo. Nuko mbyumva. Uko biri kose hari ibintu byinshi bivugwa ariko iyo turebye kino gikorwa bwa mbere kiba mu gihugu cyacu muri covid, tukiri guhangana na covid 19 nibwo habayeho gufunga insengero. Noneho byo bizana n'ibibazo. Hari ibibazo rero byaturutsemo n'ibihe ngira ngo murabizi. Bamwe bagiye bava mu itorero bakirukanka bakajya mu mashyamba bakajya mu byaro ngo bagiye hehe. Imperuka iraje. Ibyo ni ibintu byinshi, ni ingaruka nyinshi nk'itorero twagiye tuhura nazo kubera kiriya kintu cyo gufunga insengero. Kuri ubu rero
nk'uko wari ubivuze uburyo insengero zafunzwe koko mu bihe bitunguranye rwose kuko bitatekerezwaga ko byahita biba kuriya byabaye. Ariko ngira ngo nakomeze abavandimwe bacu baba bagifite insengero zifunze ko ntabwo ukwiye kwicara mu rugo, ahubwo wakakwiye gushaka abandi bene so bari gusenga ukabegera, kuko burya nubwo bavuga ngo kwicara ngo ahantu hose uri wasenga, burya sinzi niba mwaragiye mubibona, tuba dukeneye imbaraga. Yego, tuba dukeneye kujya guterana kugira ngo bigende neza. Abantu rero bagifite insengero zifunze, mukomere kandi ntimwumve ko hari igikuba cyacitse. Uyu munsi wa none zirafunze, ariko uko byagenda kose ntekereza ko na leta yacu y'u Rwanda ibiri kubibona, ntago ari ibintu bizatinda ngo bigire. Ubwo nari nkazanyemo kugira ngo tukavugeho muri iki kiganiro, ariko nanone mu tubazo turi busoze ikiganiro ni utubazo tw'amatsiko. Mbere y'uko Patrick umwanya ngo agire ibyo ababaza, ko nabonye afite amatsiko yo kubabaza, nanjye ndashaka kubabaza nkawe Elina, nk'umuririmbyi wa kugana Yesu, ni ikihe kintu wahuye nacyo kiri hanze ya korari ukavuga ngo izi ni ingaruka zo kuba ndi muri korari? Bitekerezeho neza, yaba icyiza yaba ikibi cyose ukitubwire. Murakoze. Ibi byo muri kuba muri korari byo ntabwo ntabyo. Yego, ibi rwose bibaye ari bibi, aka kanya tuvugana ntabwo nabandi muri korari. Ariko ibyiza byo birahari. Bitubwire nyine, ubwo nibyo dushaka tubwire. Tubwiremo nka bibiri. Yego, ni ukuvuga ngo njyewe ukumeze ntabwo nari ngera i Kigali ntabwo nari nakahagera. Nkiza gushaka ubuzima nagarukiye i Muhanga. Yego. Yego. Kigali nagiye mpamenya nyuma. Akandi kiyongera nuko twageze hanze y'igihugu. Kuba waramenye muri Kigali ni ingaruka zo kuba uri muri korari kugana Yesu. Yego. Yego. Kigali ubu ndayizi. Abanyakigali mwese turabasuhuje. Yego, tumenyane. Ibyiza byo birahari. Kandi ubu nawe atarahageze, yagarukiye i Muhanga. Yari yaragarukiye i Muhanga, yagize amahirwe yagera. Ni Bugande buriya narahageze. Ni Bugande warahageze? Ni Bugande narahageze. Urumva ibyiza byo ni byinshi. Ikindi, inshuti zabaye nyinshi. Yego, kuba muri korari ko tugenda henshi pe, inshuti zabaye nyinshi. Aho ushobora kujya hose ushobora kuhasanga umuntu tuziranye kubera korari. Yego, icyo nacyo cyambereye cyiza cyane. Wow. Noneho Souzan nawe natubwire donc ni ikintu cyaba cyarakubayeho kidasa, donc ingaruka zikubaho kuba zituruka kuba uri umuririmbyi wa korari kugana Yesu. Yaba nziza yaba imbi, ariko ubwo ni byiza biba ari ingaruka, ariko ni ingaruka. Yego. Yego, nanjye nta kibi navuga ngo nahuye nacyo kubera kuririmba. Byose ni byiza gusa. Wenda icyo mpuje na Elina nuko nungutse inshuti nyinshi. Yego. Ukajya umuntu akakwandikira akakubwira uburyo agukunda, ukabona byaramurenze koko. Hari abantu baba bafite urukundo pe, arakwandikira avuga ati ndagukunda, akakubwira ukuntu agukunda, nyine ukabona byaramurenze, ukabona ko aragukunda bireseriye. Yego. Rero icyo nacyo kijya kinshimisha cyane, kunguka inshuti. Ikindi, hari ukuntu ujya kwaka serivisi ahantu, ni ukuri kw'Imana umuntu yakubona ati ni wowe wa wundi wo muri kugana Yesu. Umva gata gutambutsa ari. Yego. Byabayeho najyanye umwana kwa muganga, arakana kari karwaye.
nkajyana kwa muganga hari i Kabgayi mu bitaro by'amaso. Sha umva mpura n'umuntu umwe aramfasha, ariko ngeze ahandi biribana neza abantu ari benshi bapakiye. Yego. Umuntu araza anshaho w'umuganga aranyitegereza arigendera. Aragaruka agarutse nanone arahansanga asanga sindayagerwaho. Arambwira ati ngwino nkubwire. Mu by'ukuri ntabwo nari muzi pe. Arangije ati ngwino nkubwire. Ati zana n'umwana, tuzanye umwana kwa muganga ati muzane. Turagenda nsanga ibyo nari ngiye gukoreshaho nawe ahafite icyumba ariko abikoreramo kumurebesha muri bya boro barebesha barebe. Nawe afite icyumba ari kubikoreramo. Noneho aranyinjiza, ubwo twatambutse abo yari afite aranyinjiza, ambwira ati umwana niyicara aho ngaho. Noneho nge nibaza impamvu aguhamagaye biranyobera. Noneho uko ari gufasha umwana akambwira muri kugana Yesu se mumeze mu mpita numva ahantu akuzi. Mbese nyine kuba turirimba hari byinshi bidufasha pe. Guhura n'umuntu, mushobora guhura kuzi akagufasha mu kibazo runaka ushobora kurimo kubera ko akuzi uririmba. Yego. Rero ntago kuririmba bizana ibintu bibi, ahubwo bizana umugisha, bituzanira ibintu byiza cyane. Kuba muri korali ni ibintu byiza cyane, kuba gukorera Imana nta gihombo kibamo. Burya abantu bakorera Imana barabizi, gukorera Imana nta gihombo kibamo. Njya nkamwe nk'abaririmbyi mubizi cyane. Yego. Ndagira ngo ngiye kubaza utubazo tubiri twa nyuma, kamwe ndakabaza Elina, akandi ndakakubaza. Reka mpere kuri Elina. Ni ikihe kintu wumva wifuza wowe kuzageraho nk'umuririmbyi wa kugana Yesu, uvuga uti ndifuza ko korali yacu yazagera aha ngaha? Yego. Murakoze. Hari aho korali yavuye, hari naho igeze ubu ngubu, nabyo turabishimira Imana. Ntabwo twavuga ko bihagije, turacyakeneye kugera ku rundi rwego, kuko hari nk'izindi korali zateye imbere kuturusha. Rero icyo ngicyo natwe turacyifuza. Twagiye ahantu henshi tuhavuga ubutumwa, ariko birakwiye ko tuva no muri Afurika tukagera no mu bindi bihugu. Tukajya nko muri Canada, mbese tukajya ku yindi migabane tugakora umurimo nk'abandi. Kuko burya kugenda kwa korali nabyo biri mu iterambere rya korali. Rero turifuza kugera ahandi harenze aho twageze. Ikindi turifuza ko Imana yadufungurira amarembo y'imigisha, tukabona ubushobozi, tukagira n'ibikorwa bifatika, byinshi bifatika. Murakoze. Reka noneho ikindi nkibaze Souzan, we noneho ndakubaza ikibazo gitandukanye n'icyo cya Elina. Ese ugereranyije n'amakorali dufite mu Rwanda, muri iki gihugu cyacu, ubwo ndavuga amakorali yo mu itorero ryacu, ubona abaririmbyi bayo bitwara bati? Ndavuga ngo ubona bitwa, ubwo namwe murimo, ubona abaririmbyi b'iyi minsi bo mu itorero ryacu bitwara nk'uko bikwiriye? Ese ubona iki, niba bitwara nk'uko bikwiriye koko, ubwo biraba bihagije? Niba koko hari ikibura, ubona ari iki kibura kugira ngo ibintu bigere ku rwego byagakwiye kuba biriho? Ni ukuvuga ngo ugereranyije imiririmbire, ibintu muririmba, ubona koko ari byo mushyira mu ngiro, reka mbivuge gutyo, kugira ngo wumve neza ikibazo narimbajije. Yego. Urabona nk'uko nabivuze kera, hari ukuntu abantu bari babayeho, n'ubu hari uko babayeho. Yego. Nta nubwo byahura na gato, ntabwo byahura pe. Ariko tubigereranya na kera, ahubwo tubigereranye n'ubutumwa dutanga. Yego. Ubutumwa kera bwaratangwaga, ariko bugatangirwaho nk'uko nguko turi hano. Yego. Tukabivuga bikaba birangiriyeho. Ariko turi kubivuga ubu, hari abandi bantu bazagira gute, bazabyumva ejo cyangwa ejo bundi bazabireba bakabyumva. Rero nubwo ibyo tuvuga nk'abaririmbyi dushobora kuba tutabikora, ni urugendo turimo kandi tugomba kwitaho, kugira ngo ibyo tuvuga
bihure n'ibyo dukora. Ariko nubwo tutabigeraho nk'abaririmbyi ariko byibuze iyo tubivuze ntago habura umuntu n'umwe bigirira umumaro. Nanone ntago twareka kubikora ngo nuko ngo tubivuga ngo ntitubikore. Nanone ntago twareka kuririmba ngo kubera ko ibyo turi kuririmba ngo bitari mu mibereho yacu. Gusa nanone ntago byagakwiye ko habaho kwa kundi bavuga ngo harya ngo urebe ibyo mvuga nturebe ibyo nkora. Nanjye navuze ko ari urugendo nk'abaririmbyi tuba dukwiye kwitaho urugendo rwacu rw'ubukristo tukarwitaho cyane kugira ngo byibuze ibyo tuvuga bihure n'ibyo dukora. Ariko hamwe n'Imana no gusenga tujye tubyitaho nukuri Imana izatubashisha. Yego. Pazo naje ababaze utubazo yari afite. Nuvuga ngo hari abantu benshi babakunda pe. Hari abantu benshi bari hano hanze bakunda uburyo muririmba, bakunda ibihangano byanyu, by'umwihariko wowe Souzan ngira ngo nawe hari abajya babikubwira ko bagukunda. Nuvuga ngo abantu benshi baba bafite utubazo bumva bakubaza. Uyu munsi ntitwabibabariza ariko ibibazo byose mwumva mwifuza kubaza muze kubyandika muri komenti. Tuzagarura mbasezeraniye ikiganiro cya Souzan ari kumwe na Mado tuzagishaka uko byagenda kose. Ibibazo mwumva mwifuza kubabaza byose mubishyire hafi bitwandikira muri comment kugira ngo ikiganiro gitaha tuzabibabaza. Ariko uyu munsi wa none reka Pazo abahagararira baze ibibazo nka 2 yumva afitiye amatsiko maze tujye twasoza. Souzan na Elina ndabasuhuje. Turakwikirije Pazo. Sasa hari utubazo nka 2 nshaka kubabaza mwembi. Souzan urabizi kuzi kuririmba? Ndabibwirwa. Ariko we ntabyo wize. Buriya nyine akenshi ngewe nkunda kumva ibintu naririmbye. Buriya akenshi iyo ndi kumva nka live twakoze nta wundi muntu mba nitayeho, mba ndi kumva aho naririmbye nabi, aho nabikoze nyine kugira ngo ubutaha nzakosore. Gusa ngewe mba numva ari ibintu bisanzwe, ariko ntungurwa nuko abantu baba babifashe nkaho nyine ubona ari ibintu birenze cyane biki nyine cyanjye giti mba numva kuririmba nyine naririmbye kandi korali yahanyuranye umucyo nkumva nyine ni ibintu bisanzwe. Ariko ntungurwa n'ukuntu abantu baba babifasheho ku rwego rwo hejuru. None se twese tuba dufite abantu dukunda. Yego. Wavuze ko watangiye ukunda kuririmba. Nibura mu baririmbyi wakuze ukunda. Tubwiremo umwe nibura uvuga ati uyu niwe ngendera. Bo mu makorali. Yego. Buriya rero nakuze nkunda na nubu kandi ugikunda. Kuba yakuza akunda atari wagikunda abona abatubwire bose oya uwo nkiri umwana umuntu nakundaga cyane yari Sara Sanyo. Yego. Muri ambassador. Urumva wenda ntago nari umwana cyane ariko nkitangira kuririmba muri bya bihe nyine nkiri mutoya, ntago nari umwana cyane nyine bikabije, ariko nkitangira kuririmba nyine muri dukorare two mu cyaro bisanzwe nakundaga Sara. Ariko hari undi muntu baririmbana ako ntago nyine muheruka, ariko nkeka ko ari mushiki wa Benoni. Wagakara ukuntu. Yego, w'igikara. Turamuzi, tujya tumubona. Yego. Oya ntago we sinzi ukuntu yitwa mana, ari indirimbo y'igiswahili yateye. Yateye imigice muri iyo ndirimbo. Nawe nakundaga ijwi rye byatari. Numvaga ijwi rye nyine ari ryiza kandi nkumva nyine risa nkaho rijya guhura n'irya Sara. Rero abo bantu babiri narabakundaga cyane. Kuri ubu n'ubundi Sara ndamukunda. Niyo bari kuririmba atarimo mba numva nyine ngewe bitanryoheye. Nta kintu uri kumva.
niyo bari kuririmba Sara atarimo burangiye nkurikirana nyine live zabo iyo bari kuririmba Sara atarimo nyine mba numva mbabaye mba numva nyine namubuze ijwi rye nkumva nyine ntago biri kunjyohera cyane nkuko arimo. Yego. Hereza Elina nawe ambwire akiri Rusizi kuko yararirimbaga nibura umuntu yavuze ati kabisa uyu muntu ndamukunda ngomba kuririmba nka ninde. Urakoze. Bwa mbere nakunze Choral Ambassadors ni nayo twarebaga, izindi ntago twazirebaga. Twe twarebaga Choral Ambassadors, nta yindi Choral n'izindi twarazirebaga, ariko cyane Ambassadors narebaga Choral Ambassadors. Rero umuririmbyi nakundaga ni umuririmbyi n'ubundi dusa nkaho tumuhuriyeho na Souzan, ni Sara. N'ubu ndacyamukunda wana amba hano n'ubu ndacyamukunda, niyo ndimo ndareba live cyangwa iki niwe mba ndeba. Yego. Subiza Souzan nongere mubaze. Uririmba muri kugana Yesu. Ukigera muri kugana Yesu nuwe muntu wakundaga taramumenya? Yego. Umuntu nakunda Yego. yakundaga muri Choral kugana Yesu. nakundaga Damuru. Nuwe muntu ukugora muri kugana Yesu? Ungora ubona nyine ukavuga ati uyu muntu ni byose akagucanga waburiye forumi yaba gusetsa yaba gukoroga, nuwe muntu uvuga ati uyu muntu muri kugana Yesu ntibyishimo? Sha bampe ibyishimo ni babiri iyo ndi kumwe nabo ntago rwose wabumba umunwa uri kumwe nabo bantu. Damuru na Moyizi na Elina se murabahuje? Nawe niwe Damuru na Moyizi abantu barihariye kuri story uri kumwe nabo rwose ntago nta rungu. None se mwazengurutse igihugu cyose ndakeka, nibura ahantu wageze ukabona abantu babakunda kurenza ahandi, mwebwe mutabikeka mukavuga ati aha hantu abantu baho mu ntara 5 zigize igihugu, ukavuga ati intara twagiyemo niba ari Iburengerazuba niba ari Iburasirazuba, ukavuga ati aha hantu kugana Yesu ni ku mutima ni he? Ngewe ntekereza ko ari Musanze. Kuko urebye n'inshuro badutumirayo ni nyinshi. Rero ntekereza ko ari Musanze kuko niho usanga haba hari abantu rwose kandi urabazi abantu b'i Musanze cyane. Iyo yagukunze aba yagukunze arabikwereka pe, ntago bahisha amarangamutima yabo. Iyo bagukunze baba bagukunze barabikwereka. Gira ikintu ubwira abantu bagukunda rero dusoza ikiganiro na Elina aratubwira abamukunda gira icyo babwira. Murakoze cyane, reka dusoze ikiganiro twari turimo. Abantu bankunda rero ni ukuri ndabashimiye pe, ndabashimiye cyane. Imana ibaha umugisha, urukundo rwanyu ruranshimisha kandi rukanezeza. Nta kindi nababwira rero uretse kubashimira, mukomeze mudushyigikire muri uyu murimo kugira ngo tubashe gukora umurimo neza. Yego. Ariko akanogeye kukubwira ndaza kukubwira. Urakambwira tutari kuri kamera se cyangwa wakambwira ubu ngubu? Umva nshaka ko dushaka Sara hasi hejuru tukamubazanira hano tugakora ikiganiro. Ako kantu ni Sara hasi hejuru rwose. Yego abyumve. Sara ahantu hari abafana be rwose bo muri Choral kugana Yesu, yumve ko bamukeneye kandi kuko tugiye kubikoraho ibyo bintu. Imana izabidushoboza twemerere, kandi ntekereza ko atazabyanga, ni umuntu mwiza. Yego. Mbona nyine nanjye uko mubona mbona nyine nawe nta bibazo agira, aba yibereye aho. Nkurikije uko mubona aba yibereye aho, nawe nta mutima mubi. Rero uzamuzane dukora ikiganiro.
Elina nawe nagira ikintu abwira abantu abakunzi be cyangwa se n'abakunzi ba korali kugana Yesu muri rusange. Murakoze. Icyo nabwira abakunzi ba kugana Yesu, ku ruhande rumwe mukomeze mudukunde, ku rundi mukomeze mu nkunde. Nkunda umuntu umbwira ko nkunda babikubwire babimbwire. Yego. Mwishe amarangamutima yanyu kuri njyewe. Nkunda abantu bambwira ko bankunda, mubimbwire. Nanjye nkunda abantu bose muri rusange. Murakoze. Hari ikintu dusoje mutavuze ariko ndifuza ko mutumira abakunzi ba korali kugana Yesu mu gitaramo cyanyu mufite. Souzan nabivuge. Yego, mubatumire dusoza n'ikiganiro. Dusoza rero reka tubatumire korali kugana Yesu. Dufite igitaramo ku itariki 7 z'ukwa 12. Yego. Ni igitaramo twateguye neza. Ntago ari ronshi, nta nubwo ari anniversaire. Yego. Ni igitaramo gifite umugambi wo gukusanya inkunga, imyenda, ibikoresho by'isuku n'ibindi byinshi tuzajyana mu igororero rya Muhanga gufasha imfungwa ziriyo. Yego. Ubwo rero turifuza ko muzaza kudushyigikira tukabasha kubona ibyo bintu kugira ngo tubashe kujya gufasha abo bantu. Ku itariki 7 z'ukwa 12. Nyamuneka iyo tariki rwose abantu bose bayibika ahantu. Hari akantu njya mvuga maze kukavuga kabiri. Ijwi ry'ibyiringiro narakavuze, no kwa Theo narakavuze, nongere kukavuga bwa gatatu. Yego. Mbere na mbere icyo gitaramo cyitwa ni njye wabikoreye. Yego. Mwibuke iryo somo. Ni njye wabikoreye. Ni njye wabikoreye. Rero ako kantu nari ngiye kuvuga maze iminsi mvuga naka. Tumenyereye bya bitaramo tuza tugasezerana amasezerano. Avuga ngo ngewe igihe iki n'iki nzabona amafaranga yangaye. Amafaranga yanaye. Kiriya gitaramo nta masezerano azabaho. Nukuza icyo uri buduhe ukitwaje. Yego. Ariko ushobora no gusezerana mu mutima wawe akakanya. Yego. Ukavuga uti ngewe nifitiye ikintu iki n'iki. Aka kanya biremewe ko wanyura kuri nimero ya perezida ukamwoherereza inkunga yawe. Yego. Cyangwa se wowe ugasezerana aka kanya ukavuga uti ku itariki 7 nzajya kureba kugana Yesu ntwaye inkunga ingana nuko nguko. Ariko nta masezerano azabaho uwo munsi, no guhita uvuga icyo uri butange ukanagitanga. Yego. Kuko turifuza ko bizarangirana n'uwo munsi. Yego. Kwanza gutanga inkunga byaratangiye, ubwo bizarangirana. No kuvuga ngo uyu munsi wa none umuntu wese udukurikiye, umuntu wese uri gukurikira kino kiganiro wifuza kugira inkunga atanga kuri icyo gikorwa cyateguwe na korali kugana Yesu kizasozwa ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12. Ego hazaba hari igitaramo nyine. Yego, hazaba hari cyo gusoza icyo gikorwa. Nuvuga ngo umuntu wese uri kureba kino kiganiro ushaka kugira inkunga utanga kuri icyo gikorwa cyo gusura abantu bari mu igororero rya Muhanga, uyu munsi wa none yabinyuza kuri ya nimero. Reba nimero ya turayandika hasi. Reka tuyivuge. Yego yivuge kugira ngo turaza no kuyandikaho hasi. Nuvuga ngo baba bategura inkunga. Uyu munsi uyifite ubonye 1000, ubonye 5, ubonye umwenda, ubaye ufite imyenda ushobora kubucuruza imyenda kubati nshaka kugira gufashisha imyenda, ubonye mbese ubufasha bwose wumva waho umuntu uri mu igororero. Uyu munsi wa none ushobora gushaka uburyo ukontakta nimero tugiye kubabwira ariyo urayizi ngo uyitubwire. Iyo nimero rero ubaye ufite inkunga yawe ushaka kugeza kuri korali kugana Yesu, hanyuma ku itariki 7 ukazaza wizeye mu gitaramo kumva indirimbo. Yego. Kuko tuzaba turi kumwe na korali abahamya ba Yesu yo ku Muhima, tuzaba turi kumwe na New City y'Imusanze ku Itorero rya Ruhanga, ndetse n'ababimbuzi navumiriye. Yego. Ubwo rero ufite inkunga aka kanya wayigeza kuri nimero ya perezida wa korali kugana Yesu 078321. Yego. 612. Yego. Isubira 078321
612. Yego. Sekanabanga Fideli. yego Ariko wanabyibagiwe iby'amazina wanamuhamagara, ariko wamaze no kohereza kugira ngo amenye ibyo ari byo wanamuhamagara Wamuhamagara. ukamubwira ati perezida iyo ni inkunga y'igitaramo. yego Ndumva ari ibyo. Yego, reka dushimire rero abantu bose bakurikiye Enirod TV, abantu mwakurikiye kino kiganiro aho muri hose hirya no hino, tubashimire cyane by'umwihariko kuba mwafashe uyu mwanya mugakurikira iki kiganiro kuva gitangiye, uwo wagitangiye ukaba unagishoje. Imana iguha umugisha. Reka tugusabire umugisha wowe aho uri n'umuryango wawe mwese, Imana ibaha umugisha. Kandi dusabire umugisha abantu bose batera inkunga Enirod TV, yaba mu rwego rwo gusharinga ibiganiro tuba twakoze mukabiha n'abandi kugira ngo babibone. Mwese Imana ibaha umugisha. Reka dushimire cyane rero na Souzan na Elina kuba bemeye kuza kutuganiriza. Namwe Imana ibaha umugisha kuri uyu mwanya mwaduhaye. Yego, abo kuri Enirod TV ubwo mukomeze mudukurikire, mukore like, muduhe comment z'ibiganiro mwifuza ko tubakorera, yewe munatubwira abantu mwifuza ko tubazanira mukeneye, hanyuma turusheho guterana inkunga muri uyu murimo kugira ngo ubutumwa bwiza burusheho kwamamara mu isi yose. Reka tubashimire mwe mwabanye natwe. Imana ibahe umugisha mwese.